Muraho, amahoro y'Imana abane namwe. Uyu munsi ndifuza ko tuganira ku mbuto za mwuka n'akamaro kazo. Imana yarebye umuntu ngo agire ishusho n'imisusire yayo. Imaze kurema umuntu imuhumekeramo umwuka w'ubuzima, ahinduka ubugingo buzima. Ngo Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekeramo mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Muribuka mu ruhererekane rw'inyigisho z'ubumuntu, aho twabonye ko umuntu udakora icyaha aba afite indangagaciro z'Imana. Twanabonye ko kandi izo ndangagaciro ari imbuto za mwuka. Tuzi ko ariko umuntu yahumanyijwe akagira ikibi mu mutima, ariko Imana ishimwe, Yesu Kristo yaje kudukiza ikibi, maze atubatiza na mwuka n'umuriro n'ubundi, kugira ngo twongere tube abana b'Imana dufite imico ikwiriye abana bayo, kugira ngo twongere tugire ziriya mbuto za mwuka. Bibiliya iratubwira ngo tuyoborwe na mwuka, nibwo tutazabasha gukora ibyo kamere irarikira. Kandi ngo abayobowe na mwuka nibo bana b'Imana. Mu gitabo cy'Abagalatiya ibice 5:16, ndavuga nti muyoborwe n'umwuka, kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Igitabo cy'Abaroma ibice 8:14, abayoborwa n'umwuka w'Imana bose n'abana b'Imana. Umuntu ayoborwa n'umwuka gute? Witegereze neza, hano baravuga ngo muyoborwe na mwuka, ngo nibwo mutazabasha gukora ibyo kamere irarikira. Barangiza bakatwereka imbuto za mwuka, bakatwereka n'imbuto za kamere, bakatwereka n'uko binahabanye. Imbuto za mwuka rero nizi. Mu gitabo cy'Abagalatiya 5:22-23, ngo ariko rero imbuto z'umwuka nizi: urukundo, ibyishimo, amahoro, kwihangana, kugira neza, ingeso nziza, gukiranuka, kugwa neza no kwirinda. Iyo wumvira mwuka ukagendera muri mwuka, nta cyaha ukora, kuko iyi mico izirana n'icyaha. Ariko iyo utumvira mwuka ugira imirimo ya kamere, ariyo iyi ikurikira. Mu Bagalatiya ibice 5:19-22, ngo dore imirimo ya kamere iragaragara ni iyi: gusambana, gukora ibiteye isoni, iby'isoni nke, gusenga ibishushanyo, kuroga, kwangana, gutongana n'ishyari, umujinya n'amahane, kwitandukanya, kwihemamo ibice, kugomanwa, gusinda, ibiganiro bibi n'ibindi byose bisa nka gutya. Barangije baratubwira ngo ukora nk'ibyo ngibyo ntabwo azajya mu bwami bw'ijuru. Ko byose ni imyitwarire, kuko icyaha ni ukwitwara nabi kunyuranye n'uko Imana yaturemye, no guhemukira abandi. Muri make, iyo ukoze ibiteye isoni cyangwa ukangana cyangwa se ukarakarira abandi, byose ni imyitwarire mibi. Bishatse kuvuga ko tugomba guhinduka mu myitwarire. Ibyo dutekereza, ibyo tuvuga n'ibyo dukora, tugomba kureka kubivoma mu ngeso za kamere, ahubwo tukabivoma mu mbuto z'umwuka. Ibitekerezo byawe, ibiganiro byose, ibikorwa, reka biganishe ku mbuto za mwuka. Ndabizi ko ukibitekereza mwuka ntaba kure, ahita akuyobora, kandi ni nawe uzagutera ishyaka ryo kubikora, kuko nibyo ashaka. Ariko uramenye, ntuzabure kumwumvira. Mu gitabo cy'Abaroma ibice 5:19, batubwira ko icyaha cyavuye mu kutumvira Imana. Na n'ubu nicyo kibuza abantu gutunganira Imana, ntabwo abantu bumvira Imana. Nk'umukristo murabizi neza ko nubwo wakora icyaha, ubikora urwana n'umutima wawe. Ubizi neza ko ari icyaha, kubera ko mwuka nyine akurimo abikubwira. Ariko iyo umuntu agifitemo kutumvira Imana, azimya mwuka agakomeza cya cyaha kikaba. N'ubundi kutumvira nibyo bituma icyaha kiba. Niyo mpamvu kukireka bigoye iyo udafitemo kumvira muri wowe. Mwuka rero niwe utuyobora, ahubwo duharanire kumwumvira. Tumutabaze aho dutsindwa, Imana izaturwanirira. Ntitureke kuyubaha, kuko Imana ishobora byose, n'icyaha izagitsinda kandi izakidukiza. Shyira ibitekerezo byawe ku mbuto za mwuka, kuko ibitekerezo nibyo bihinduka imvugo n'ibikorwa bikavamo imyitwarire. Uko utekereza kuri izi mbuto, niko n'umutima wawe ugenda uhinduka. Tangira utekereze ku rukundo, utekereze amahoro, utekereze ibyishimo, utekereze kwihangana, kugira neza, ingeso nziza no gukiranuka.
tangira urwanye unahunga ibitekerezo n'imvugo n'ibikorwa birimo gusambana, gukora ibiteye isoni, iby'isoni nke, gusenga ikindi kintu kitari Imana. Rwanya ibitekerezo n'imvugo n'ibikorwa birimo kuroga, kwangana, gutongana n'ishyari. Urwanye kurakara n'amahane, gushwana n'abantu, gusinda n'ibiganiro bibi byose byo gusebanya, ibiganiro bya politike, ubusambanyi n'ibindi bitavuga Imana neza ndetse bitavuga abantu bayo neza muri rusange. Niwemera kumvira ugahunga ibitekerezo n'imvugo n'ibikorwa bibi bya kamere, ahubwo ukihatira kumvira Mwuka w'Imana, uzaba uyobowe nyine na Mwuka kandi uri umwana w'Imana. Akamaro k'imbuto za Mwuka. Imbuto za Mwuka zitumarira iki? Iyo uretse imbuto za Mwuka akaba arizo zikubamo. Umuntu wumvira Mwuka asarura kandi agasangiza abandi ziriya mbuto. Ibibazo wari kuzahura nabyo uba ubigabanyije ku kigero cyo hejuru, byibuze nka 98%. Ninde waguhohotera kandi bazi ko uri umunyamahoro? Ninde wagutinyuka kandi azi ko ufite urukundo rwa nyarwo? Ninde wakwifuriza ikibi azi ko uri umugiraneza? Ninde waguhangara yakubonyemo ukwihangana? Ese uzahurira he n'abagufunga cyangwa uzahurira he na polisi kandi uri umugwaneza? Uzakora icyaha gute kandi uzi kwifata? Ahubwo iyo abantu bakubonyemo imico myiza ziriya mbuto za Mwuka nyine, barakwiyoboka bakakubaha ndetse bakanakumvira. Mwuka dufitiye akamaro kanini cyane, aturinda ibibi ndetse ni nawe utuburira mu nzozi, akavuga tukumva rya jwi rye atubuza gukora ikibi, akaduhanura akadutera kwicuza aho tutakoze neza. Umuntu ugendera mu Mwuka ibibazo byinshi biramuhunga, ahubwo Imana y'amahoro iba muri we, bityo Satani nawe akamutinya. Duharanire kuba mu Mwuka, tugendere mu Mwuka, duhunge ingeso mbi n'ibitekerezo bibi n'imvugo mbi, tuzaba dushoje iby'amategeko asaba kandi tuzaba tubaye abana b'Imana b'ukuri.